Mbahaye ikaze nshuti muteze amatwi ibiganiro bitambuka kuri Cabugufi Mission. Nezejwe n'Imana mu mutima wanjye ko twongeye gusubirana uyu munsi wa none, aho nari maze imisi tutari kumwe, tutaganira, tutegerana cyane kubera ibibazo nimagazemo, ariko nshimira Imana cyane abana Imana yagishoboza mu bansengeye, mu bagiye banyandikira, abo bose rwose amasengesho yanyu mwagiye musenga musaba Imana yangezeho. Imana cishimwe cyane, Imana yabwicubahiro. Niyo mpamvu ngarutse ndi muzima, nezejwe cyane no kubatashya no kubasuza. Ndabagumbire mwese aho muri hirya no hino, ndabahobeye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe, Yesu nabane namwe, Yesu akuzwe. Ndumva ntabona uko mbivuga, ariko mwese ndabashuhuje cyane aho muherereye hirya no hino. Imana ibahumugisha cyane. Izina ryanjye ni Pastor Christophe UWABAKURIKIZA. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko mbabwira neza yuko iki kiganiro gitambuka kuri YouTube channel awandika Cabugufi Mission, nama ugabona ibiganiro byose twagiye dushyiramo. Mwibuke neza yuko twasoje ikiganiro cyavuga ngo kuki abantu batagihazwa nibyo mu rusengero. Ndazi neza ko rero cyabahezagiye, mwakibone umugisha w'Imana. Imana yabahishuriye cyane ibijyanye n'igituma abantu batagihazwa nibyo mu rusengero. Ndagira ngo rero muri kano kanya nanone twinjire mu nyigisho nshyashya, inyigisho nshyashya, inyigisho ivuga ngo umuturage wo mu mwuka wera. Nukuvuga ngo ni wa muntu ufite nationality spirituelle, nationality spirituelle. Uwo nguwo rero ni umuturage wo mu mwuka wera, ndetse n'impunzi yo mu mwuka wera, refugee spirituelle, niyo dushaka kuzaganiraho. Nibaze neza ko aho uri uzakurikirana izi inyigisho ukumva iyi mpunzi yo mu mwuka wera w'Imana, ukumva ni muturage wo mu mwuka wera, cyangwa se muri mhemu wera w'Imana. Imana ishimwe cyane, kubera ko harimo abantu benshi bavuga bati twebwe turabanyamwuka wera, twuzuye umwuka wera, twahawe mhemu wera, ubu ngubu turi abantu bamaze gukandagira, twagezeyo. Ariko mu by'ukuri hakaba n'abandi bavyiyitirira atari byo, ahubwo ari impunzi zo mu mwuka wera, ari refugee spirituelle. Abo ngabo rero tuzababona. Ndagira ngo rero uzakurikirane kino kiganiro kugira ngo wumve itandukaniro, wumve impunzi yo mu mwuka n'umuturage wo mu mwuka wera w'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Imana rero nizera ko izadushoboza, ndabihamya, ndabyiringiye, ndabyizeye yuko izadushoboza buri wese akazabasha gusobanukirwa cyane iby'inyigisho. Kandi mbahaye ikaze kugira ngo muzatange comment, muzagira icyo muvuze ku bino biganiro, ndetse muzatwandikire kugira ngo turusheho cyane kuryoherwa na kino kiganiro, ndetse tugiremo izindi mbaraga z'Imana zidasanzwe. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana mbere yuko rero tuvuga ku muturage, tuvuga ku muntu ufite nationality, cyangwa se ufite ubwene gihugu, umunyagihugu. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka muri Genesis chapter 17 verse 18, kuvuga ngo itangiriro igice cya 17 ku murongo waho w'umunani. Ndagira ngo tuhasome turebe ijambo ry'Imana rihanditse. Itangiriro igice cya 17 ku murongo waho w'umunani. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, twumve neza icyo Imana yabwiye Aburamu. Kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'Ikanani cyose kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana yabwiye umugaragu wayo Aburamu ubwo yaragiye yarahagurutse, Imana ishaka
kumuhereza imubwiye ati rwose ndagira ngo uve mu muryango wa so, uhaguruke ugende, dore uri mu gihugu kitari cyiza, dore uri mu gihugu ntifuza ko waturamo, ndagira ngo uhaguruke usige so na nyoko na mama wawe ugende nkwereke igihugu ugomba kuzaturamo, kandi iki gihugu uzaturamo wowe ubwawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzakibahaho gakondo. Nukuvuga ngo ni igihugu bazahabwamo nationality, bazaba bafite ubwene gihugu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bazaba bafite ubwene gihugu, bazaba bafite ijambo kuri icyo gihugu, bazaba bemererwa kugikoramo ibyo bashatse byose byatuma barushaho gutera imbere. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga ngo cyari igihugu bagomba kuzajyamo, Imana ikagibamo gakondo, bakagiramo uburenganzira, bakagiramo ibikorwa bakoramo, bakagira icyo bari batunze, bakabona aho baragirira amashyo yabo, aho bashyira imikumbi yabo. Imana ishimwe cyane, aho hose bari bafite uburenganzira, bari bafite umwanya mwiza wo kugira icyo barya cyangwa se bimbura muri icyo gihugu Imana yari kuba ibahaye, kandi kuko niko byagenze. Ni ngo Imana rero mbere yuko ihagurukana Aburahamu, Aburahamu, kuko izina Aburahamu yarihawe nyuma amaze guhindurwa izina, ariko Imana yabanje kumusezeranya igihugu azajyamo, uko bizagenda, uko azabaho, uko bizagenda. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Ndazi neza yuko rero Imana niba hari ibyo yakubwiye byanka bikunda, uko byagenda kose bizasora, uko byagenda kose bizabaho, uko byagenda kose Imana izabigena. Ntabwo ushobora guhagurukana umuntu wayo itamubwiye aho agomba kujya, aho azajya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero nkuko twatimo tuvuga umunyagihugu ndetse n'impunzi yo mu mwuka wera, umuturage wo mu mwuka wera, ni ukuvuga ngo ni wa muntu ufite nationality spirituelle. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Ndagira ngo rero turebe umuturage wo mu mwuka. Ubusanzwe umuturage wo muri mpemu wera, cyangwa se turebye umuturage usanzwe abagomba kuba afite nationality nyine, afite gakondo y'igihugu, afite ubutaka, ndetse hari ibyo yemererwa n'amategeko, harimo gutora, harimo gutorwa, harimo kugira karica y'icyo gihugu, akaba afite ururimi rw'icyo gihugu, ndetse afite inshuti, afite ibyo agomba gukora muri icyo gihugu. Mu by'ukuri uyu nguyu aba afite nationality. Imana ishimwe cyane, aba afite nationality muri icyo gihugu. Ariko impunzi hari ibintu ubusanzwe biranga. Icya mbere, ntabwo igira ikarita ya nationality cyangwa se ikarita y'icyo gihugu, ahubwo ishobora kugira ikarita y'ubuhunzi, akaba afite ikarita y'uko yahunze, ariko ntabwo afite ikarita y'icyo gihugu. Nukuvuga ngo ntiyemererwa gutora, ntiyemererwa gutorwa, aba ari impunzi nyine mu bundi buryo. Ikindi kandi iyi mpunzi hari ibyo idatakaza, ntabwo itakaza nationality y'igihugu yaje ivuyemo, ntabwo itakaza karica cyangwa se umuco w'igihugu, akaranga yaje ivuyemo, ntabwo itakaza ururimi rw'icyo gihugu, ndetse yibuka kenshi imirimo n'ibikorwa, inshuti se hamwe n'ibindi yibuka yasize muri icyo gihugu. Ntabwo abita agumana nabyo, akagendana nabyo, agakorana nabyo, kandi igihe cyose mu miterere yiwe ntabwo ashobora kwibagirwa ibyo byose, ahora abyibuka, bitewe yuko aba akibuka neza, avuga ati ko bisa kose Imana nintabara ikamvana ahangaha ndi ikasubiza mu gihugu cyanjye, nzongera nsubire mbe nka wa wundi, nongere nkorera igihugu cyanjye. Niyo mpamvu impunzi nyine itagira ibyo byose, ibifite iyo mico nababwiye haruguru. Imana yabwe icubahiro. Ndagira ngo rero mu gice cya kabiri tuze kuza kumva neza ubusanzwe, twumve ibijyanye no gusobanukirwa cyane impunzi ndetse n'uyu muturage wo mu mwuka. Ndazi neza yuko rero biraza gukomeza kugufasha komeza gukurikirana mu gice cya kabiri cya kino kiganiro, ni nyuma y'ako kananga. Imana ishimwe cyane, Imana yabwe icubahiro.
Mbaye ikaze rero mu gice cya kabiri cya kino kiganiro aho dufite ijambo ry'Imana turimo twiga aho turi kuvuga ku muturage wo mu mwuka wera ndetse n'impunzi yo mu mwuka wera. Imana ishimwe cyane, Imana yabwe icyubahiro. Kugira ngo ibi byose tubigiraho, ndasaba kugira ngo uhamagare mwe mu wera w'Imana cyangwa se umwuka wera w'Imana akubashishe ubashe gusobanukirwa n'iyi ngingo cyangwa se n'iri jambo nyamukuru turimo tuganira ku bijyanye n'umuturage wo mu mwuka wera w'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire neza yuko mbere yuko wumva ibijyanye n'uyu muturage ndetse n'impunzi, ndagira ngo turebe ese ubusanzwe umwuka wera w'Imana yaje avuye kubera iki? Umwuka wera w'Imana yaje, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 7 kugeza ku murongo wa 8. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere ku murongo waho umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 8. Aravuga ngo, arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Samariya n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mperuka y'isi. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe mu gihe yendaga kujya mu ijuru. Yarababwiye ati mu by'ukuri nanjye ngiye kujya mu ijuru, ngiye gutegura aho muzaba ibihe byose, ariko icyo mbasaba nuko muzahuza imitima. Nimuhuza imitima, nzasaba data kugira ngo abarungikire, aboherereze mwemu wera, umwuka wera w'Imana, aboherereze Holy Spirit kugira ngo abamanukire, abegere, mubane nawe, kandi yaramaze kubasigura cyangwa se kubasobanurira ibijyanye n'umumaro wa mwuka wera w'Imana, icyo umwuka wera w'Imana azakora muri bo. Imana ishimwe cyane, Imana yahabwa icyubahiro. Hanyuma rero uyu igihe cyarageze rero uyu mwuka wera araza, ariko nababwiye ko Yesu yarababwiye ngo umwuka wera w'Imana nabamanukira, nabuzura, nabageramo, muzaba abahamya, muzagira imbaraga zo kumpamya, muzagira ubushobozi bwo kumvuga, muzamvuga i Samariya, muzamvuga i Yerusalemu, muzavuga i Yudaya, muzamvuga. Ntabwo muzigera na rimwe cyangwa se nato muceceka mutavuga, muzavuga, muzahamya, muzaba ibyabonwa, nimwe muzatanga intaye, muzatanga ubuhamya bw'ibyanjye, muvuga imirimo n'ibitangaza. Numva ko rero mwemu wera yaravuye mu ijuru, kuvuga ngo ntabwo mwemu wera yaje Yesu akiri mu isi, ahubwo yabanje gutegereza ko Yesu Kristo ajya mu ijuru. Ageze mu ijuru nkuko yayibasezeranije, avuga ngo nzasaba data kugira ngo aboherereze mwuka wera w'Imana. Cyangwa ngo icyo nashaka kubabwira ko umwuka wera w'Imana aho yaje ava yavuye ku Mana, kandi uwo mwuka wera w'Imana twamusabiwe na Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane ko yaduhaye Yesu Kristo watwibutse kandi akatwoherereza mwemu wera kugira ngo agire icyo adufasha, agire icyo adukorera. Niyo mpamvu tumwita umufasha wacu ubana natwe iminsi yose. Niyo mpamvu rero no mu abantu rero nabo muri iki gihe cya none, ndagira ngo tuzarebe uyu muturage wo mu mwuka ufite nationality spirituelle, tunarebe n'iyi mpunzi yo mu mwuka wera ifite akaba ari refugee spirituelle, kugira ngo tuzamurebe, tuzasobanukirwe ese kubera iki hariho impunzi yo mu mwuka hakabaho n'umuturage wo mu mwuka. Ese batandukanira hehe? Bigenda bite? Ni ukubera iki hariho impunzi yo mu mwuka? Kuki rero abantu bameze nk'impunzi zo mu mwuka wera? Kubera iki hariho umuturage wo mu mwuka wera? Ese kubera iki akure ku umuturage wo mu mwuka wera? Ese bitandukaniye hehe? Ko abantu benshi bavuga ngo twebwe twuzuye mwemu wera. Ese niba baramwuzuye koko nibyo cyangwa se sibyo? Ndagira ngo rero uzakurikirana iki kiganiro ku munsi wo kwa gatatu, ndagira ngo uzakurikirane usobanukirwe cyane ibijyanye na mwemu wera w'Imana, usobanukirwe
nicyo ashaka kuvuga, nicyo amara muri wowe kugira ngo umenye aho uhagaze, kuko abantu bekeneye batazi aho bahagaze, bakajya bibwira neza yuko ari abaturage mu mwuka bafite nationalité spirituelle, ariko baramaze gutakaza iyo nationalité spirituelle. Ariko ndasaba ngo umwuka wera Imana azabane nawe, cyangwa se azabane natwe, kugira ngo aho watakarije hose ubashe kuhagarurirwa. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Ndagira ngo rero soreze ahangaha rero, nkubwira neza yuko tuza gusubira ku munsi wo kuwa gatatu, ndiho abana namwe abashyikire. Shalom shalom.